nubwo abantu basenga maremare, nubwo abantu basenga magufi, nubwo abantu basenga amasengesho yo kwiyiriza, ariko gukiranuka gutegeka amasengesho. Buri wese amenye iryo ko gukiranuka gutegeka amasengesho. Uje usengera ubushake bw'Imana kugira ngo buje bukoma mu masengesho. Uje utegereza ubushake bw'Imana kandi wihangane. Kandi ndahugura mpumuriza abakristo b'iki gihe ko abantu badasubirizwa rimwe. Ntabwo abantu bazasubirizwa rimwe, nta n'igihe bizaba. Turabakiriye bene data abatuye mu mpane enye z'isi batwumva uyu munsi wa none. Tugiye gukorana ikiganiro ku channel yacu gusenga everyday. Ubwo nuvango gusenga turabiganiraho mu magambo make, abatwumva mugerageze gukurikira. Mbere yo kugira rero ngo dukomeze, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana ibice 4 umurongo wa 20 kugeza kwa 24. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 20-24 haratubwira ngo basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho akwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasengera by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Turabaza mu cyigisho cyacu cyo gusenga Imana dusenga ibahe. Turavuga ngo data twese uri mu ijuru, abandi bati data manuka udusange, abandi tambika udusange, ariko turabaza Imana dusenga ibahe. Icya kabiri turareba ibisubizo by'Imana binyura mu nzira zimeze ziti, uburyo ibisubizo by'Imana bidusanga. Icya gatatu turareba imikoranire y'amasengesho n'impano. Icya kane turareba ubwoko bw'amasengesho. Icya gatanu turareba inzitizi z'amasengesho. Icya gatandatu turareba imbaraga z'amasengesho. Icya karindwi turareba amasengesho yo kwiriza ubusa. Icya munane turareba gahunda mu masengesho. Icya cyenda turareba ibihe byo gusenga. Noneho icya 10 turareba imbaraga z'amasengesho zituruka he. Tugiye kuganira ingingo ya mbere itubwira Imana dusenga ibahe. Hari ijambo ry'Imana ratubwiye ngo igihe kirageze kandi kiraje ubwo abasenga Imana by'ukuri batazongera gushakira Imana kuri uyu musozi, cyangwa batazongera gushakira Imana ku rusengero rwa Yerusalemu. Imana ni umwuka, n'abayisenga nabo bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. None Imana dusenga ibahe. Yesaya 66 umurongo wa 1 haravuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'irenge byanje. Ese muzanyubakira nzuki? Imana yicaye mu ijuru igakandagira ku isi. Ariko iyo abantu basenga bakavuga ngo icyo twamaganye ni imbaraga z'umwayi tuzishoye ikuzimu, Bibiliya itubwira ko ni kuzimu Imana ihari, irahari. Ubwo noneho rero Imana iba hose, ahubwo Imana iba ku isi yose. Imana iba mu ijuru, Imana iba mu nguni zose z'isi. Ariko abantu bakayishira ahantu bakavuga ati tuye gusengera ku musozi. Baba batagiye gusengera ku musozi bakumva ko bataganire n'Imana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni umwuka, Imana iba hose. Abayisenga by'ukuri bayisenga mu mwuka n'ubukuri. Bene abo ni Imana ishaka ko bayisenga. Waba mu nzu yawe wasenga Imana ikakumva, waba mu isoko watekereza ku Mana ikakumva, waba mu iteraniro watekereza ku Mana ikakumva, kuko hose ihari.
waba mu rugendo watekereza ku Mana ikakumva. Abasenga rero basenga buri munsi, basenga bari mu rugendo, basenga baryamye, basenga bicaye, basenga bari ku musozi. Ntabwo Imana yakuyeho umusozi, nuko Imana yakuye kwizera umusozi gusa. Hari ahavuga ngo nimwunyubaha muzitondera amategeko yanjye, ni Yohana 14:15. Nanje nzasaba Data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ntabwo bishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora, kandi bishoboka ko bamubona kuko batamufite, ariko mwe muramurora kandi muramufite. Ubwazaza azabana namwe kandi azatura muri mwe kandi azatsinda abisi. Ni ukuvuga ngo umwuka rero mu bana b'Imana, iyo usenga by'ukuri n'usenga mu mwuka no mu kuri, abo ni Imana ishaka ko bayisenga. Mu Baroma ibice 8:26 aravuga ngo ntabwo tuzi gusenga, ntabwo tubizi, ariko umwuka w'Imana kuko abazi ibyo dutekereza adusabira iminiho itavuga, nuko itavugwa. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana uzi ubushake bw'Imana. Twebwe kenshi iyo dushaka gusenga, dusenga dukurikije ibyo twifuza. Ubwo rero nibwo umwuka w'Imana adusabira iminiho itavugwa, uzi ubushake bw'Imana akadusabira nk'uko Imana ishaka. Kuko abasenga bose ntabwo basaba nk'uko Imana ishaka. Abenshi basenga uko bashaka, babibona bakagira ngo ni igisubizo kivuye ku Mana. Kuko umugambi w'amasengesho ubundi twari dukwiye kumenya neza. Iyo ufite icyifuzo ugasenga ubushaka kugira ngo Imana ikigukorere cyangwa ikiguhe, ariko ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga. Ushobora kugisaba ntukibone, ariko Imana ikaguha ikikunejeje kiruta cya kindi cy'Imana yahisemo. Ubwo rero ushobora gusengera imodoka, Imana ikaguha ikindi kintu kitari imodoka, ariko ari Imana yanakiguhaye. Yabita kiguhaye nabyo ntibikugushe ngo bigusubize inyuma, kuko ibyo dushaka Imana ibidusohoreza iyo bifite inyungu ku murimo wayo, biri no mu bushake bwayo. Ntabwo Imana izasubiza amarari y'abantu bose ngo ibyo bifuza, oya, ntabwo tuyitegeka. Abakorinto 2:12 avuga byose ndabyemererwa, ariko siko byose bigira umumaro. Nasaba iki nshaka, ariko se cyakora iki mu murimo w'Imana, cyakungura iki? Izo mpamvu Imana izi ibyo dukeneye, izi byadukenura, izi byaduhaza, niye duhitiramo ikavuga ngo senga iki. Wa mwuka w'Imana rero akababonye umurimo wawo, bango ntabwo tuzi uko dukwiye gusenga. Abantu benshi bavuga ngo nidusenga twizeye icyo dusaba cyose tuzagihabwa. Oya, iyo dusenze twizeye tugihabwa iyo kitarwanya ubushake bw'Imana. Yesu igihe cyo kugenda gwe gisoye bagiye kumufata, ijambo ry'Imana avuga ngo Yuda yari yabahaye ikimenyetso ngo ari busome arababaye uwo nguwo. Yamaze kumusoma, Petero ntabwo yatindiganyaga ko yari umurwanyi, yagiraga isano n'abazeroti. None afata inkota ye aca ugutwi kumwe mu bagaragu b'abatambyi kw'iburyo kugwa hasi. Yesu yafashe kwa gutwi agusubiza mu mwanya wako, arabwira ati Petero subiza inkota yawe mu rwubati, kuko abicisha inkota abarwanisha inkota bazicwa n'inkota. Ntabwo ari ukurwana nabuze, si imbaraga nabuze. Iyo nshaka nari gutelefona mu ijuru, Imana ikanyohereza regio 12, kandi regio imwe ni 6,000. Nari kubagota ntihagire n'umusimbuka, ariko iyo nkora ibyo ubushake bw'Imana bwari gusohora gute? Nizo mpamvu na Yesu yasenze akavuga ngo Data, niba bishoboka iki gikombe nikindenge. Ntabwo camurenze kuko yaraje gusoza umurimo wa se. Umurimo watumwe na Data niwe yaraje gusoza. Ntabwo ari kuvuga ngo ndanze, nubwo yari afite ubushobozi bwo kubireka cyangwa kanga, ariko umurimo wa Data yahamagariwe yaraje gusohoza. Yaremeye aca bugufi, ariko arasenga aravuga ngo Data, niba bishoboka igikombe kindenge. Yatekerezaga ko kiramurenga, ariko yongera yibuka ko ari gukora umurimo wa Data, kandi umugambi wamuzanye wari kuwusohoza. Iyo dusenga rero ntari ukugira ngo dukureho byose nk'ahari twe twaremye isi, ngo uyu musozi tuwukureho nk'ahari twe twaremye isi, ahubwo turasenga n'ubushake bw'Imana. Imana yabona ko bifite akamaro ku murimo wayo no ku bakozi bayo, Imana ikabisohoza kuko baba bifite inyungu. Icyo ni ikintu cy'igihe twagiye kumenya ingwe Imana ibaye. Abafarisayo babajije Yesu batese ubwami bw'Imana buzaturuka, ni Luka 17:20.
Yesu arababwira ngo ntabwo ubwami bw'Imana buzaza ngo umuntu yitegereze ngo ngubwo buraje cyangwa ngo nguburi yabuturutse muri uru ruhande, ahubwo yaravuze ngo ubwami bw'Imana buri hagati yanyu. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana nitwe tuburema mu mitima yacu. Ubwo noneho rero umusozi Imana ishaka ni umutima w'umuntu. Ntabwo Imana ishaka ngo abantu baje iruhango, ntabwo Imana ishaka kugira ngo abantu baje ikamonyi. Kujayo ntabwo ari icyaha, ntari n'ikibazo, ariko tukagenda tuzi ko tugiye kwihererana n'Imana kubw'umutekano. Iyo uja ku musozi ni byiza, uja ku musozi wese Imana imuha umugisha. Twese twagiye ku misozi, ariko umugambi wo kuja ku musozi ntabwo ari uwo gushaka Imana, ni uwo gushaka umutekano. Na Imana yo ugiye ku musozi arayigendana. Niba uva mu rugo utafite Imana ugiye gushaka iki? Abasengera ku musozi bayikura mu rugo bayifite, kandi abana b'Imana bafite Imana mu mitima yabo. Iyo uja ku musozi rero uba uyifite, ariko wabona ko mu rugo baragusakuriza, ukaba utereka njaho niherereye kugira umpamagara mfunge telefone. Si uko aho wari uri Imana idahari, ni uko hari hadafite umutekano, hari urusaku ukaja kwiherera. Ubwo rero Imana dusenga iba mu mitima yacu, ariko Imana kubera iba mu mitima, ariko Imana iba hose. Imana ishobora byose, Imana izi byose. Abayisenga rero bayisenge mu mwuka, ko n'umwuka azi byose, kandi nawe akababera hose icyarimwe, kandi nawe akabashoboye byose, kandi akaba ari udusabira nk'uko Imana ishaka, kandi akaba azi imigambi y'Imana. Mu Bakorinto wa mbere igice cya mbere icya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo ninde muri mwe wamenya umwuka uri mu wundi? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntawe, kereka umwuka wa wundi umurimo niwe wamenye ibiri muri we. Ni uvuga ngo umwuka wa mpazi birego niwe wamenye ibiri muri mpazi birego, umwuka wa rukundo niwe wamenye ibiri muri rukundo, umwuka wa Edouard niwe wamenye ibiri muri Edouard. Ariko umwuka utari muri Edouard, keretse uw'Imana urondora imyuka yose, niwe wamenye ibiri muri Edouard. Ariko umwuka w'umuntu ntabwo wamenye ibiri muri Edouard. Nizo mpamvu umuntu akubesha mwicarage akakubwira ibitari byo ukabyemera. Yesu ari gutanga igaburo yaravuze ngo umwe muri mwe ari buze kungambanira, kuko yarebaga ibiri muri Yuda. Ntabwo izindi ntumwa 11 bari babibonye, babanye nawe, acura imigambi yo kumugambanira rwihishwe, abimenya wenyine. Izindi ntumwa 11 ntibabimenya. Yesu agiye gutanga igaburo, kuko we afite umwuka w'Imana, wa mwuka we akareba mu mutima wa buri wese, areba ibiri mu mutima wa Yuda. Aravuga ati umwe muri mwe ari buze kungambanira. Abigishwa ba Yesu batangira kuvuga bati mwami ninje, undi ati mwami ninje, undi ati mwami ninje. Babaye 11 barangije, Yuda ntiyavuga ngo mwami ninje, aravuga ngo mwigisha ninje. Yesu arambwira ngo akabimenye, kuko yarazi biri muri we. Ariko intumwa 11 nubwo basengaga, nta numwe yari wabonye ibiri muri Yuda. Bigaragara ko ufite umwuka w'Imana wahishurirwa ikiri mu mutima wundi, ariko ntabwo ari gahunda ihoraho. Ni igihe Imana ishaka gukora umurimo mu kanya gato, umwuka wera agakora umukwabo mu itorero, ico gihe umenye kiri mu muntu, nabyo bigashiriraho. Ikindi arakubesha ntukibenye, yaba afite bibiri ukabona kimwe, yaba ari umujura ari n'umubesha ukabona ubujura, yaba ari amadeni ari n'umuriganya ukabona amadeni. Nabyo bikabagahe gato kubw'Imana ishaka gukora umurimo wayo ako kajya, ariko umwuka w'umuntu ntabwo wamenye ibiri mu wundi. Ariko umwuka w'Imana kurimo hari ico wamenya kiri mu wundi. Izo mpamvu abasenga rero nabasenga mu mwuka no mu mukuri, kandi bakemera guca bugufi wa mwuka wera kadusengera, kuko azi ubushake bw'Imana. Twe dusenga ibyo dukushaka, kandi tugasengera ibyo dukunda, ariko Imana izi bifite akamaro. Iyo usenze rero nayo iragutegurira ikakubwira iti wakagombye gusengera iki, nico cingenzi. Wasenga uti Imana iyo umpa amashuri, Imana ikabwira ngo banze usengere gukizwa. Umwuka yera yamanuka akavuga ibyo gukizwa mu ndimi zitamenyekana, habone ko gusobanura akakubwira ko wari ukeneye gukizwa, utarukeneye amashuri. Ubu umwuka wera akabakemuye ikibazo nk'uko Imana ishaka. Wari ushaka kugikemura nk'uko ushaka, ariko Imana kuko ari umwuka ikagikemura nk'uko ishaka, kandi iki cyakugirira akamaro ni ikizi. Zo mpamvu Pawulo yavuze ngo byose ndabyemerewe, ariko siko byose bigira umumaro.
nukuvuga rero ngo Imana tuje dusenga tuzi ngo iba hose. Ugende uja ku musozi uziko no mu rugo ihari, utazibwira ngo ntagiye ku musozi sinzigera mpura n'Imana na gato. Ngewe mbwiriza neza, senga neza iyo nagiye ku musozi, ni umutekano. Ikindi hari umuntu wenda ukurusha kwegera Imana, ukurusha gusenga, waba uri kuri uwo musozi akaba yagufasha. Ariko kuvuga ngo Imana ibahe, Imana iba hose. Imana yacu dusange tumenye twese uyu munsi wa none ko Imana iba hose. Ubwo noneho ibisubizo by'Imana biraza bikatugeraho, ariko bikaza mu buryo butandukanye. Bwa buryo butandukanye bigatuma buzana n'intambara ko abantu batabyigishijwe. Abantu batatu bakagenda bagapfukama bose bakeneye inzu, umwe akayibona abandi babiri ntibayibone, bagatangira kwibaza ati twasenze nabi, ese byagenze biti? Imana iratwanga? Ntabwo Imana ibanga, ntabwo mwasenze nabi, ahubwo Imana yabonye ko kuri bamwe atari cyo cy'ingenzi, irabakunda, izi cyo mwakagombye gusaba, mwasabye ikidakwiye, wagiye kugira amahirwe asenga igihuje n'icyo Imana imushakaho. Kuko iyo dusaba inzu ntabwo ari ugusaba inzu gusa kugira ngo tuyituremo, ahubwo tunarayisaba iyo nzu izacumbikira abashitsi. Imana iyo igiye gusaba inarareba ikavuga ati icyo ari gusaba kizakora iki, ari kunsaba inzu nyinyimuha afite ebyiri we yayitanga. Kuko ari ijambo rivuga ngo Mana utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe twababariye bari n'imyenda yacu, utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabariye abadukoreye ibyaha. None iyo usabye inzu Imana ikayiguha, uba ufite mu mutima kwiguhaye ebyiri watanga imwe, aho naho Imana irahareba. Ese iyo usabye Imana ngo iguhe amafaranga, uba ufite umugambi wo kugira ngo uyakoreshe umurimo w'Imana uzafashishamwe abakene, cyangwa nayo kugira ngo wihorere kubakwiraseho ko ari abakire nawe ubabwire ko uri umukire. Imana yacu igiye gusengera kureba. Ubwo noneho mwagiye muri batatu, umwe arashubijwe babiri ntibashubijwe, baguye mu kangaratete, barashobewe. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana ribitatura neza. Imana isubiza mu buryo butatu. Hari abasenga bagasubizwa uwo mwanya babigenewe, bitera nuko umuntu yahamagawe. Kuko Mose yasengaga, ijambo ry'Imana kubara 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 34, ayo magambo arahari. Mose, Kora na Abiramu na Datani baramugomeye, bamaze kumugomera banaramusebya ngo ntabwo yahamagawe n'Imana. Ariko agiye gusenga yarasenze ngo Mana, aba bantu bashidikanya ko ntahamagawe, none ngiye gusaba isengesho ukora ikintu kidasanzwe. Aba bantu basebeje izina ryawe, bapfurupfuru dasa n'urw'abandi, maze bose bamenye kuri Imana. Kandi ngiye kurisenganira ngiye Mana, aba bantu bahagaze ahangaha, isi yasame aho bahagaze n'ibyabo byose, amahema yabo, amazu yabo, amasuka yabo, amasekuro yabo, amatungo yabo, abana babo, isi yasame byose birigite, abantu babireba maze yongere bumba umuntu. Mose ijambo ry'Imana igice cya 16 ku murongo wa 29 kugera 34 haba ngo akibumbura akanwa ka Mose kabumbukiye rimwe nakisi, yasira bamira n'ibyabo byose. Mose aravuga nti bashidikanya ngo sinahamagawe. Uwo numwe wagiye gusenga agasubizwa muri ako kanya. Hana umugore wa Elikane yari umugore wa mbere, yari yarabyiruye atarabyara, ariko agira ikibazo c'agahinda kuko mukeba yaramusekaga n'abana be yaramaze kubyirura Penina, barisekera nyina wabo mukuru ari we mukuru, akagumya akaja senga yinjira mu rusengero, abantu bagagira ngo yarasaze kuko iminwa yaranyiganyigaga, abantu bakabibona. Mukeba warabyirura nta kanagira, ariko igihe kigeze mukeba yarabyiruye, Imana imuha umwana Samuel. Nubango yagize kwihangana nkuko hari ab'Imana yageneye kuzasubiza bashaje kandi barasenza ari abasore. Hari Imana yabigeneye. Ntugire ngo abantu bose bazasenga ari abasore ngo Imana ibizane, oya. Hari abo bizaza uwo mwanya bakira abasore, ariko nawo Imana izabemera ngo bisore bashaje
bamaze kugera ku myaka yo kubijera ni ukuvuga ngo Imana irakureba bati uyu muntu usabye miliyoni 40 afite imyaka 18 simwanga ariko azashobora kuzijera. Uyu muntu usabye umugore afite imyaka 17 cyangwa 18 ntabwo abantu bose bagira ububasha bwo kujera abagore, azamushobora. Reka ndi ntege ategereze nagera ku myaka yo gushobora kujera icyo asaba nzakimuha, niho kizamugwa neza, niho kizamugirira akamaro. Hana yahaye kugubwa neza nubwo yahawe umwana ageze mu zabukuru, ariko yarasenze kuva kera. Mukeba utarasenze arabyirura. Bigaragara ko ushobora gusenga n'icyo usengera ntukibone, ahubwo abapagani badasenga bakakibona. Ibyo biremewe. Umupagani udasenga akabona amafaranga, wowe usenga unasaba amafaranga ntuyabone, kuko Imana yarebye iravuga ati uyu muntu gazamugusha. Amafaranga nsaba muri iki gihe gazamugusha. Reka ari abapagani bakine nayo, kuko atarabanje. Ariko uyu kuko mufite, reka nemera hombe kugira ngo ndonke ubugingo bwe. Ikakubika muri ubwo buryo, irakurinze ntabwo ubizi. Irakurinze ntabwo ubizi. Ariko yo ukarira ngo yashubije abandi wo ntiyakumenya. Nugira ngo abakirisito mumenye aho hantu, mumenye ico kintu ko kiba. Nukuvuga ngo menya ko ushobora gusubizwa none wasenze none. Menya ko ushobora kuzasubizwa umwaka utaha wasenze none. Menya ko ushobora kuzasubizwa ugeze mu zabukuru warasenze none uri umusore. Bimenye. None uwa gatatu nawe akaja gusenga. Imana ikavuga ati uyu muntu ibi bintu asaba ko ndabona nta kamaro bifite ku bugingo bwe. Paulo abakorinto wa 2 ibice 12 umurongo wa 7 haravuga ngo kandi kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibirenze bikwiye nibyo nayishuriye n'umwami wanje, ntabwo igishakwe cyo mu mubiri ariyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunzi kugira ngo nta kwishira hejuru kuruta ibirengeje. Kuri ibyo ni ingingo umwami wanje gatatu kugira ngo ico kintu kimba arampakarira ati ubuntu bwanje buraguhagije. Ibyo usaba byose ndanze kuko ubuntu ndakugiriye burahagije. Inku nsaba ntabwo zizakugwa neza, ubuntu bwanje buraguhagije. Umugore unsaba ntabwo azakugwa neza, ubuntu bwanje buraguhagije. Amazu unsaba ntabwo ari bizakugwa neza ko nshaka kubika ubugingo bwanje, ubuntu bwanje buraguhagije. Hari abaje gusenga rero ibyo bavuze mu mazina ntibizabagereho. Byabaye ku bantu benshi. Wasabye imodoka Imana iguha umurima, wasabye inzu Imana iguha amashuri, kandi warifuza gisambu. Imana rero niyiza agaciro kicyahesha icubahira umurimo wayo nicahuvugurura ubugingo bwacu kugira ngo tuzarokoke. Imana ishaka kugira ngo twese irihangana, idashaka kwagira n'umwe warimbuka. Ishaka abantu bose bamenye ukuri bakihana bakagaruka, maze Imana ikabakira. Dusenge rero tuzi ko ibyo tuvuga mu magambo bishobora kutaboneka cyangwa bikaboneka, ariko nibitaboneka ntibikadusubiza inyuma. Ubwo buryo butatu buba mu itorero rero. Bwamara kuba mu itorero bukabateranya, abatarasubijwe bakanga basubijwe. Abasubijwe nabo bagasuzugura abatarasubijwe, ntabwo bazi gusenga. Ntabwo umuntu asubizwa kuko azi gusenga kurusha abandi. Umuntu asubizwa kuko icyo yashatse gihuje n'ubushake bw'Imana. Yasenze nk'uko Imana ishaka, ntabwo ari uko yasenze menshi. Yesu yaravuga ngo data ubababare ntibazi icyo bakora, akarekeramo. Stefano bamutera mu yaravuze ngo data ubababare kuko batazi icyo bakora, ako kanya Imana irasubiza. Ijambo Stefano yasengeye nubwo Paulo yari atarakizwa, ari kumwe n'abishimiraga ko Stefano yicwa, ariko hatarahita umwaka umwe, hari muri 36 nyuma ya Yesu, muri 37 hafi aho Paulo aza ya jambo Stefano yamwatuyeho, Mana ubababarire. Imana yababarire Paulo arihana, kandi yarasenze mu ijambo rimwe, kuko umuntu uri gupfa ntaba afite maremare. Ariko iyo uri mu bushake bw'Imana urarivuga rigasohora. Uvuze uti Imana iguhumugisha, iyo uvuye ku Mana umugisha umugeraho. Tarinze wavuga ngo ico twamaganye mbadata, oya Imana ibibizi ico dukeneye, ibizi bifite akamaro. Umwuka yarazi ubushake bw'Imana, ako kanya wasenga make Imana irakimanura. Ahubwo ndi warayeyo yarabona kidasohoye agatangira gutuka Imana. Yarakobotsa amavi, yarashenjaguritse, yiyirije ubusa, wondi wanirije n'ubusa, ariko aravuze uti Imana nyibuka. Ndangirije ku gatekerezo k'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro.
barasezeranye bati tuje gusenga. Umufarisayo yaramenyereye gusenga, pe abafarisayo bazi gusenga, ariko umukoresha w'ikoro yari nk'umunyamahanga, ntabwo yarazi iby'Imana. Aragenda ati mwene data uzaja wirirwa wicaye mu rugo, waza tukajana ku rusengero tugasenga. Undi ati okay tujane. Aramurarika. Bageze ku rusengero umufarisayo arambwira ati rero wowe kuko utabimenyereye banza wakurikira uko nsenga, maze nawe uzasenge ukurikiye, ariko uzuko abantu basenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, wowe umufarisayo, ndagushimiye kuko wangize mwiza ntameze nk'abandi. Niriza ubusa kabiri mu cyumweru, ntanga icacumi mu byo ntunze byose. Mana warakoze, ntabwo meze nk'abantu babi babasambanye, kandi wagize neza kuko utangize nk'iki twazanye. Yumva aramureze. Uyu muntu wandanditse ngo tujane gusenga akaba ndeze ku Mana, kandi nzi ubukana bw'Imana ndabaho. Aravuga ati Mana mbabarira, nemeye ko ndi umunyabyaha. Mana mbabarira, nemeye ko ndi umunyabyaha. Ijambo ry'Imana avuga ngo ndababwiza ukuri ko wa mukoresha w'ikoro yatashe atsinzwe, ariko wa mukoresha w'ikoro yatashe atsindishirijwe. Wa mufarisayo wibwiraga ko ari imbere atembere mu masengesho ataha atsinzwe kubw'ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yakira umukoresha w'ikoro, Imana ntiyakira umufarisayo wari uzi ko ari umunyamasengesho wa mbere, wari uzi ko afite gukiranuka kurusha umukoresha w'ikoro. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ari ngombwa ngo abantu basenge maremare, ariko ijambo ryanditswe muri Yakobo 15:16 haravuga ngo isengesho ryo gukiranuka ni ingenzi. Nubwo abantu basenga maremare, nubwo abantu basenga magufi, nubwo abantu basenga amasengesho yo kwiyiriza, ariko gukiranuka gutegeka amasengesho. Buri wese amenye iryo ko gukiranuka gutegeka amasengesho. Iyo wihanye ugaca bugufi, Imana iratabara ikagusubiza nk'uko ishaka. Tuje turareka Imana itegeke. Igihe usenga reka Imana itegeke, wiyitegeke ibyomba kuguha. Bwira Imana uti Imana ibyo ushaka byagira akamaro mu murimo wawe n'ubugingo bwanje bese. Nibiye Imana iguhitiremo, Umwuka Wera agufashe gusenga kuko utabizi, akore ku cy'Imana ishaka kuri wowe, asigaye ibyo wari ukeneye byose bitungane. Nibyo mbasabira mwese, uje ushaka ubushake bw'Imana mu masengesho, uje usengera ubushake bw'Imana kugira ngo buje bukuba mu masengesho, uje utegereza ubushake bw'Imana kandi wihangane. Kandi ndahugura mpumuriza abakristo b'iki gihe ko abantu badasubirizwa rimwe. Ntabwo abantu bazasubirizwa rimwe, nta n'igihe bizaba ko abantu bazasubizwa rimwe. Oya, umwe azasubizwa igihe cye, kuko buri wese afite uko yahamagaye n'uko akorana n'Imana. Imana idufashe kandi dusange kandi dukomeze twihangane, dusenga ubudasiba, dusenga iminsi yose kugira ngo tuzabashe kurokoka no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.